السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لا نشرك بالله شيئا ولا نتخذ من دونه وليا والحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيارته في خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين. وصلى على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله مفتاح سداد وذخيرة معاد. nyuma yo gushimira no gusingiza Imana no gusabira amahoro n'imigisha intumwa y'Imana n'abo mu rugo rwayo bejejwe, bavandimwe bayisilamu, ndabagira inama nanjye ntiretse yo gutinya Imana, kuko mu by'ukuri gutinya Imana ni urufunguzo rwa buri muryango ufunze kandi ni impamba y'umunsi w'izuka. Bavandimwe, muri iyi khutuba ndagira ngo tuganire ku ngingo imwe y'ingenzi igira iti ni gute twabasha kurinda ibikorwa byiza dukora. Mu by'ukuri dukora amasengesho menshi, dusari kenshi, dutanga sadaka, turasiba. Nk'ubu hashize igihe gito dusoje igisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadan. Muri make dukora ibikorwa byiza bitandukanye, ndetse muri ibyo bikorwa tukandikirwa ibyiza byabyo. Ariko icyo kwibaza ni kimwe: ese ibyo byiza twandikirwa bigumaho cyangwa birangirika? Imana muri Qur'ani ntagatifu suratu Muhammad aya 33 الله سبحانه وتعالى جلتي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يمنا بمي نمومفير الله mwumvire intumwa kandi muramenye ntimukangize ibikorwa byanyu. Iyi aya iratugaragariza neza ko hari ubwo ibikorwa byiza by'umuntu, ibikorwa byiza umuntu aba yarakoze bishobora kwangirika, bityo na bya bihembo yasaruje muri ibyo bikorwa nabyo bikangirika. Umuntu yakora ibikorwa byiza ariko kandi akaba ari nawe ugaruka akangiza bya bikorwa bye byiza. Nk'uko umuntu yakwiyubakira inzu maze yamara kuyuzuza agahindukira agasenya ya nzu kandi mu by'ukuri yarakikeneye. Hari bimwe mu bintu rero byangiza ibikorwa byiza tuba twarakoze. Urugero, Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani aragira ati: Bismillahir Rahmanir Rahim. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Ntimukangize amaturo yanyu kubera incyuro n'inabi. Suratul Baqara 264. Ahangaha turabona ko niba umuntu atanze sadaka
atari byiza ko ayikurikiza amagambo y'inyuro cyangwa se amagambo yo kwiyemera no kwitaka no kwirata. Ati rwose ebana iyo ntahaba ugira ngo iki n'iki kiba cyarakozwe, uriya ni njyewe umugize, namuhaye iki n'iki, namukoreye iki n'iki, namugiriye gutya na gutya. Ibyo byose ni ibituma isadaka yawe iba imfabusa. Niba utanze iturize, uceceke, ugabanye amagambo. Nicyo kimwe no kuba wagira nabi bitewe nuko hari icyo watanze, nko kuba wasuzugura umuntu kuko wenda umurusha ubushobozi, ukaba hari sadaka umugenera, ibyo bikagutera kumukorera ibikorwa bitari byiza. Ibyo ngibyo byangiza cya gikorwa cyawe nubwo cyari cyiza. Shirki, kubangikanya Imana, nabyo ni ikintu mu byangiza ibikorwa by'umuntu. Suratu Zumar aya ya 65, Allah subhanahu wa ta'ala agira ati ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim la in ashrakta la yahbitanna 'amaluk. Nuramuka umbangikanyije ibikorwa byawe byose bizaba imfabusa. Angaha Imana yabwiraga intumwa yayo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ariko ntabwo bivuze ko iyi ngingo ireba intumwa y'Imana gusa, ahubwo n'abandi bantu basigaye iratureba, ndetse ahubwo ni no kwerekana uburyo iyi ngingo ari ingenzi cyane. Shirk kabone nubwo yakorwa n'umutoni w'Imana, ntabwo Imana yabyirengagiza, ahubwo irabihanira. Ibikorwa byiza bya nyiri gukora ya shirk bikangirika, bikaba imfabusa. Kubwira intumwa rero ni ukubwira abantu bose bakurikira kandi bemera iyo ntumwa. Mu yandi magambo ni ukubwira inzugi kugira ngo inkuta nazo zumvireho. Kuzamura ijwi no kutubaha abatoni b'Imana n'abayobozi bacu mu by'idini, nabyo byangiza ibikorwa byiza tuba twarakoze. Suratu Hujurat aya ya 2, Allah subhanahu wa ta'ala aravuga ati ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiy wa la tajharu lahu bil qawl kajahri ba'dikum li ba'd an tahbita a'malakum wa antum la tash'urun. Yemwe abemeye, ntimukajye muzamura amajwi yanyu ngo muce mu ijambo umuhanuzi, kandi igihe muvugana nawe ntimukazamura amajwi nk'uko mubikora hagati yanyu ubwanyu ku bwanyu, hato ibikorwa byanyu bitazaba imfabusa cyangwa se bitazangirika mutabizi. Iyi aya nayo iratwereka ko gusuzugura no kutubaha ndetse no kutagira ikinyabupfura imbere y'intumwa y'Imana nabyo bishobora gutuma ibikorwa by'umuntu byangirika bikaba imfabusa. Quran hamwe iratwereka ko guhinduka imfabusa kw'ibikorwa byiza biterwa na shirki, ahandi ikatubwira ko biterwa n'inabi ndetse no gucyurirana, ahandi ikatubwira ko biterwa no kwibonekeza. Ahangaha ho iratwereka ko kubura indero n'ikinyabupfura imbere y'intumwa y'Imana nabyo byangiza ibikorwa, bityo kubura adabu imbere y'intumwa y'Imana nabyo biri ku rwego rumwe na shirki mu bijyanye no kwangiza ibikorwa. Ese intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam niyo yonyine tugomba kubaha
no kugira ikinyabupfura imbere yayo kugira ngo ibikorwa byacu bitangirika? Ese na nyuma yo gutabaruka kwe birashoboka ko twayigiraho ikinyabupfura gike bikatuviramo kwangirika kw'ibikorwa byacu? Ubwo Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam yatabarukaga maze bagashaka kumushyingura iruhande rwa sekuru, Aisha yarabatambamiye ababuza kumushyingura aho ngaho. Ibyo ngibyo rero byatumye abantu basakuza, bazamura amajwi, bateza urusaku n'intugunda, maze Imam al-Husayn alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, asaba abantu guceceka bagatuza yifashishije iyi aya igira iti ntimukajye muzamura amajwi yanyu ngo muce mu ijambo umuhanuzi, kandi igihe muvugana nawe ntimukazamura amajwi yanyu nk'uko mubikora ubwanyu ku bwanyu hagati yanyu, hato ibikorwa byanyu bitazangirika mutabizi. Kubaha intumwa rero no kwigiraho adab ni ngombwa no mu gihe atakiri muri ubu buzima bwo kwisi. Ni ngombwa kandi kubaha ibitagatifu by'idini no kubiha agaciro, muqaddasat diniya, kuko mu gihe twaba tutabyubashye ngo tubihe agaciro, ibikorwa byacu byaba imfabusa. Muri Islam imizi n'isoko n'inkomoko rukumbi y'ubutagatifu ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibindi byose bigira ubutagatifu biturutse kuri Nyagasani Allah. Ikintu kiba gitagatifu bitewe n'isano gifitanye na Allah subhanahu wa ta'ala, we nyir'ubutagatifu. Uko iyo sano irushaho kugira ingufu, ni nako ubutagatifu bwa cya kintu nabwo burushaho kwiyongera. Bityo natwe icyo kintu cyuje ubutagatifu tuba tugomba kugiha agaciro no kucyubaha mu buryo bw'umwihariko. Ku mwanya wa mbere tugomba kubaha Allah subhanahu wa ta'ala, we nyir'ubutagatifu bwose. Naho mu bindi twavuga nk'igitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala, abayobozi n'abatoni b'Imana nk'intumwa z'Imana n'abahanuzi ndetse n'abasigire babo, by'umwihariko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, n'abo mu rugo rwayo beshejwe salawatullahi wa salamuhu alayhim ajma'in. Si intumwa gusa, si umuhanuzi gusa cyangwa se imamu nkawe ku giti cye gusa, ahubwo n'ibibashamikiyeho byose ubwabyo biba bigomba kubahwa no guhabwa agaciro. Nk'iyo turebye muri Qur'ani dusanga agasanduku Musa alayhi salam yashyizwemo ubwo yavukaga karakomejwe kurindwa na bene Musa, kandi kari gafite ubutagatifu bukomeye kugeza n'ubwo katwarwaga n'abamarayika, kandi kakaba n'impamvu yo gutsinda abanzi babo. Mu bindi twavuga bigomba kubahwa no guhabwa agaciro, tukirinda kubigiraho ikinyabupfura gike, ni ababyeyi, kuko nabo Qur'ani yashimangiye icyubahiro cyabo mu mirongo myinshi, kugeza naho nyuma y'itegeko rya tawhid hakurikiraho itegeko ryo kubaha no kugirira neza ababyeyi. Mu bindi nanone twavugamo abamenyi b'idini yacu, cyo kimwe n'abantu bose muri rusange, by'umwihariko abemeramana, kuko dufite hadith itubwira ko icyubahiro cy'umwemera kiruta icyubahiro cya Kaaba. Tuzi n'urwego Kaaba isanzwe ifite mu idini. Mu bindi byangiza ibikorwa bya muntu bikaba imfabusa, harimo gukora ibyaha cyangwa se ibikorwa bibi nyuma yo gukora ibikorwa byiza. Imam Baqir alayhi salam yaravuze ati, inna rajula la ya'malu al-amal
thumma yutbi'uhu bima yubtiluhu, ngo umuntu mu by'ukuri akora igikorwa cyiza maze nyuma akagikurikiza ibicyangiza. Kudashimira inema nabyo ni ikindi kintu kibi mu bituma ibikorwa byacu bihinduka imfabusa. Kurinda ibikorwa byacu rero ni ingenzi cyane kurusha n'ibyo bikorwa ubwabyo, kubera ko gukora igikorwa cyiza ntubashe kukirinda ntacyo biba bikumariye. Dusabe Nyagasani Allah subhanahu wa ta'ala ko yadushoboza kurinda ibikorwa byacu byiza insha Allah. Inna ahsana alhadith wa ablagha almaw'iza kitabullahi alaziz. Bismillahir rahmanir rahim. Idha jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وإله المرسلين وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالكتاب المبين الفارق بين الهدى والضلالة والشك واليقين صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم رجسه وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله مفتاح سداد وذخيرة معاد. Bavandimwe namwe bashiki banjye bagaragu ba Allah, ndongeye kubagira inama yo gutinya Imana nanjye ubwanjye nkiretse, kuko mu by'ukuri gutinya Imana ni urufunguzo rwa buri muryango ufunze kandi ni impamba y'umunsi w'izuka. Bavandimwe, muri khutuba ibanza tumaze kubona ko rimwe na rimwe ibikorwa byacu byiza byangirikira mu ntangiriro bitewe no kuba wenda umuntu yabikoranye ubwibone no kwigaragaza, bigashobora kandi kwangirika hagati mu kubikora, nk'igihe umuntu yaba ari gukora icyo gikorwa ariko yageramo hagati agaterwa n'umwuka wo kwiyumva no kwikomanga ku gatuza no kwikuza kubera icyo gikorwa. Bikorwa kandi bishobora kwangirikana nyuma yo kubikora bitewe n'ibikorwa bindi bibi umuntu ashobora gukora nyuma ya cya gikorwa cyiza, bitewe n'imyitwarire cyangwa se ibindi bikorwa bimwe na bimwe bitandukanye. Niyo mpamvu Imana ivuga iti, umuntu uzazana igikorwa kimwe ku munsi w'imperuka tuzamuha ibihembo byacyo 10. Man jaa bil hasana falahu 10 amthalihi. Suratul An'am aya 160. Uzazana igikorwa kimwe azagira 10 nkacyo. Ntabwo Allah avuga ngo uzakora igikorwa kimwe azabona cyangwa se azahembwa ibihembo byacyo 10. Oya, kubera iki? Ni ukubera ko hagati yo gukora igikorwa hano mu isi no kucyerekana ku munsi w'ibarura n'ibihembo harimo intera ndende.
kimwe nuko nanone intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yavuze ati buri dhikri umuntu akoze atererwa igiti mu ijuru. Nuko umwe mu baraho arabaza ati noneho ubwo nukuvuga ko twaba dufite ibiti byinshi muri aljanna? Intumwa y'Imana iramusubiza iti yego, ariko rimwe na rimwe ibyaha biragenda bigatwika cya giti. Maze asoma iyi aya igira iti man jaa bil hasana falahu ashru amthali. Twabonye rero bimwe mu bikorwa n'imyitwarire byangiza ibikorwa byacu. Noneho niki twakora ngo ibikorwa byacu bibashe kuba ibikorwa bihoraho, bitangirika, bidahinduka imfabusa, maze tuzabashe kubigeza kwa Nyagasani, bityo tubone inshuro 10 za buri gikorwa cyiza cyose dusohoje. Icya mbere ni ikhlas, al-ikhlas, kunoza no kweza imigambi yacu mu byo dukora byose. Quran suratul Bayyina Imana iti wama umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din, kandi nta kindi bari barategetswe uretse kugaragira Allah wenyine gusa. Buri gikorwa cyose kigomba kuba gikoranwe umugambi wo gushaka Imana no kwiyeza. Intumwa y'Imana nayo iti innamal a'mal binniyat, mu by'ukuri ibikorwa bigirwa n'imigambi. Ni byiza rero ko buri gikorwa cyose dukoze tugikora kubera Imana, kuko buri wese ukora kubera ikindi kitari Imana, ku munsi w'imperuka Imana izamwohereza gufata ibihembo bye kuri cya kindi yakoze kubera cyo, kandi rwose uwo nguwo azisanga ari mu gihombo kigaragara. Ni byiza rero ko mbere yo gukora igikorwa cyiza tuvuga tuti Allahumma ij'alhu liwajhika khalisan, Nyagasani iki gikorwa kigire icyo kugushaka no kukwiyegereza gusa. Icya kabiri ni ukwibarurira mbere yuko tubarurirwa. Imam Kazim alayhi salam yaravuze ati laysa minna man lam yuhasib nafsahu kulla yawmin, ati ntari muri twe wa wundi utibarurira buri munsi. Gerageza buri uko umunsi ushize, mbere yo kuryama, mbere yo kujya mu buriri bwawe, utekereze ku bikorwa n'imyitwarire byakuranze amanywa yose, maze wihe amanota ukurikije uko witwaye, aho watannye usaba Imana imbabazi, wicuze kandi wigarukire. Icya gatatu ni uguhozaho istighfar. Ni byiza ko umwemera aho ari hose, igihe cyose, ahora yicuza ku Mana kandi ayisaba kumuhanaguraho ibyaha. Icya kane ni uguhozaho ibikorwa byiza ubudasiba. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, yaravuze ati ahabbul a'mal ila Allah adwamuha wa in qalla. Ibikorwa bikunzwe imbere ya Allah ni ibihozwaho kabone niyo byaba bito cyane. Tugerageze rero guhozaho gukora ibikorwa byiza kabone niyo byaba ari bya bikorwa tubona ko ari bitoya mu maso yacu, ariko nitubigira umuco bizatugirira akamaro kandi bishyire impinduka mu buzima bwacu. Bagaragu ba Allah, birashoboka ko twakoze amasengesho imyaka myinshi, twakoze hijja na ziyara nyinshi, twasibye amezi matagatifu ya Ramadan menshi, twatanze sadaka kenshi n'ibindi bikorwa byiza bitandukanye, ariko gukora riya cyangwa ubwibone no kwigaragaza
rimwe gusa, kudashimira Imana, kudashimira inema Imana yaduhaye rimwe gusa, kubura adabu akanya gato gusa, bigatuma bya bikorwa byose byiza bitabarika twakoze bitubera imfabusa, tukagwa mu gihombo kiremereye. Bityo dutunganye imigambi yacu, duhozeho kwicuza, turusheho kwibarurira, kandi twihatire guhozaho ibikorwa byiza, kabone niyo byaba ibikorwa bito, insha Allah ta'ala. Inna ahsana al-hadith wa ablagha al-maw'idha kitabullah al-aziz. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على رسولك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا سيما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وصي رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين بنت رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلي بن موسى ومحمد بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلي بن محمد وحسن بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهجة بن الحسن القائم المنتظر المهدي أجر الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأكرم يا الله. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم لا تحبط أعمالنا. اللهم ثبتنا على ولاية أهل البيت عليهم السلام. اللهم أجل لوليك الفرج. اللهم أجل لوليك الفرج. اللهم أجل لوليك الفرج. nyagasani tugusheho imvura y'impuhwe zawe, tubabarira ibyaha byacu kandi wakira ukwicuza kwacu ya Allah. dushoboze kugendera kure ibyo watubujije, kandi uduha umwete n'umuhate mu gukora ibyo wadutegetse ya Allah. girira impuhwe roho z'abaguye mu nzira yawe, kandi uzigirire ababyeyi bacu baba bariho n'abatuvuyemo ya Allah. orohereza abarwayi n'abagowe n'ibindi bibazo by'ubuzima ya Allah. bismillahir rahmanir rahim. qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. sadaqallahu al-aliyyul azim. assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.